ubuyobozi ntacyo bwagezeho n'ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buvuga ko imbaraga zose zashobokaga zakoreshejwe. Ubuyobozi bw'aka karere burihanganisha imiryango y'aba bagabo ariko bugakangurira abaturage kutongera kwishora mu birombe. Alexis Namahoro. Ikimashini nyine cyarageze baravuga ngo cyari giti. Rero ihagaze hejuru ejo bundi. Abati imashini nijye gacukura hasa. Ibintu byose nibyo biramanuka bijyemo. Mu kagari ka Kibyimba umudugudu wa Kibaya abaturage barerekana imashini icukura yari igeze kubera imiterere y'aha hantu ikabura uburyo yagera ku mwobo waguyemo aba bagabo babiri. Ni ahantu bigaragara ko higeze gucukurwa amabuye y'agaciro kera kandi ngo icyobo aba bantu baguyemo gifite ubujyakuzimu bwa metero 80. Kubera uburebure abagerageje kujyamo gushaka baguyemo byabaye ngombwa kujyana umwuka kuko guhumeka mu buryo busanzwe bidakunda muri uko kuzimu. Umugisha Nason ni umwe muri 12 bari bagerageje gutabara ariko bibi by'ubusa. Nanjye nari ndimo mu byo koreye imbere ni itaka kandi bacaga mu twabo dutoya buryo no kunaga itaka turivanamo byabaye nk'ibigorana twayo zanuzaga ibitiyo imbaraga zabaye nkeya kubera ko ubujyakuzimu ni harehare muri metero zirenga 60. Urumva yuko rero kugira ngo icyo gikorwa gikomeze twahuye n'ikibuye abahazi batubwiye yuko turamutse tugikuyemo n'undi musozi wamanuka abantu bari barimo nabo bakabatababwa n'ibitaka bikaba byabarengera ugasanga nabyo ni ikindi kibazo byatera izindi mpfu. Kugeza ubu iki kirombe nta nyiracyo gifite ariko n'ubundi ubuyobozi n'abacunga umutekano kuri kampani ikorera mu bindi birombe muri aka gace ngo bahoraga bakumira abitwa abahebyi bahazaga gushaka amabuye rwihishwa. Abahebyi inangaha bo babishakira amabuye mbese ngo ku giti cyabo bikoreshereza ngo bakigurishiriza aho bishakiye. Ubwo rero twe twabwiye ngo nibaze mu kazi bakanga bamwe bakaza ariko abandi bakatunanira. Abangaba ngo bakoreshaga intoza imiyoboro banihura amazi yavaga hirya hejuru muri ndiza bakazana umuyoboro hano. Ubwo rero twebwe twarebye dusanga hano hantu tutashobora kubakoresha noneho urebye nuko hakatse dusanga dushyizemo abakozi igisemu kikabafata ahangaha tutabona uko twabyisobanura. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Madame wa Maria Beatrice avuga ko nyuma yo kugerageza uburyo bwose bushoboka bigafata ubusa bakomeje kwihanganisha imiryango yabuze abayo ariko igikuru kikaba ari ukubuza abaturage kwishora muri ibi bikorwa by'ubucukuzi butemewe binatwara ubuzima bwa bamwe. Noneho bavuga bati rero hariya hantu dukoma kuri kiriya gitare dusanzwe twese turashira tugenewe twafataga umwanzuro wo kutumiza imashini nayo iraza igera kuri pipe ariko ntiyabashije kujya ku mwobo kuko imashini yapimaga toni 75. Noneho umutekinisiye akatubwira ko nibajyamo baza gutebera nayo igaherayo ndetse ahubwo ikahatawa kurusha. Rero tukorana inama n'abaturage nabo babona ko ntako tutagize twihangana ariko kandi tunababwira ko batazongera gusubira hariya hantu rwose nawe uko mwahabonye ahantu. Ikindi asaba ni uko abaturage baba bashatse ibindi bakora ngo bibesheho mu gihe bagitegereje ko haboneka abacukuzi bafite ibikoresho n'irindi koranabuhanga ryagabanya ibyago muri uyu mwuga ubundi abaturage bishoramo batitaye ku buzima bwabo. Alex Namahoro, Radio Rwanda, i Muhanga. Turamushimiye Namahoro. Abahagarariye inzego zishinzwe